Twari nigenge nyura nk'ahantu batetse biri guhumura. Ana yanjye uzi ko amaze gusara guhiga umugabo bimaze kongera umusazi ndagapfa. Haguruka. Ubanyira nkubwire mani kwa mu mikino. Gwitura ari kubundi. Ese wabyiye. Hano nkubwire. Magara. Muri amahoro. Umwebwe murabona ibibazo biri hanze ahangamani umuti umuntu yawukura he. Ntago kuba komisiyoneri gusa mani bihagije. Inzu zarabuze kabisa. Oya zarabuze ariko wibuke ko zirimo n'abantu mani ngo amafaranga wajya barayavumye ndagasa. Nta giceri naki. Manu twari nigenge nyura nk'ahantu batetse nitwaje ikimani. Ariko mani ukamwereka akatekereza. Urabona bari abantu tuba twaragiye turangira inzu. Hari nk'igihe umuntu agenda ugasanga amaze imyaka 3 mu nzu wallahi. Nta nasezera nagira ute mwe buri aba yarayiguze mwe uriya boss numvisha ari gushaka kukwirukana reka tugushakira indi nzu. Noneho yayivamo kwirangira undi muntu. Ariko none bamwakagira imana amwe abakomisiyoneri b'i Kigali bagiye hera. Murumva icyo gitekerezo atari cyose. Ahubwo kugatekerezo. Umva tujye kuyaduteranya abakiriya nako abantu abakodesha inzu n'aba boss babo. Buretse abameze bite se abasaza. Wowe. Yestaye bite se. Nababona murashyo uzigenda nta nuga ari ibintu bikaze. Icyumba na saro yonyine. Apo icyumba na saro ndayifite. Icyumba na saro ndayifite y'itanu. No mushenze gatari kwitaba. Ana yanjye uzi ko amaze gusara guhiga umugabo bimaze kongera umusazi ndagapfa. Y'itanu nyine irahari ariko kwishyura amezi 2 mani. Hehe nyine. Ara hepfo nyine hari mu mukoki. Mwese nta kintu twamuhereza. Mbega ngo Nyirangazari ngira amahirwe. 1 2 3 4 wow. Bizaba ko kujya kuduha amafaranga atari kutubara. Amafaranga yakemutse mani byakemutse we haguruka. Ubanyira Ubanyira nkubwire mani kwa mu mikino. Gwiki uyu muntu wari kutubara n'ibishyimbo. Haguruka tugende. Ariko mani wasanga kubwire mani ni diru zinja. Komisiyoni. Komisiyoneri iki? Ntabwo baguhagije. Ntabwo bagije twavuganye n'uyu ngo yawe. Abangaba none iyo nzu yakurangiye. Niwe mudiringa agiye kuma miliyoni wakintu. Nasabona amagurisha gucyo. Abasazi. Ubundi nanjye nabuza abo munita abakomisiyoni. Ngaruke gukora iki? Kuko wikura ari kubundi. Ese wabyiye. Hano nkubwire. Magara. Muri njya kunkora ku ijosi. Ako ijosi gutwaye iki? Rero. Yewe ntabwo nzi ariko nakubonye numva ndakwishimiye. Ifitiye ubwoba ariko. Nyine banza ariko mana ese nakuntu wambira utankozeho. Nagukozeho se kubera iki ngiye yo amuya. Mana uri kumuntu hoya winkoraho. Nyine mbwira amaboko amanuye nka gutya. Nyine banza wumve. Urabona nkubonye muri bariya tipe bose mbona n'uwo musore usa nkaho ukuze. Uzi n'ikintu ashaka. Nta kintu nshaka ngiye ndi gushaka inzu yo gukodesha. Nkubwire rero gushaka inzu yo gukodesha. Iyo mishinga wari ufite birakemutse ubonye umufasha. Umufasha w'iki se? Umufasha ugiye kujya gufashamo ubu ushaka inzu noneho deni tugafashanya tukaba mu rugo tugakorera urugo hamwe muri make hawa abonye umugore. Oya je nta mugore nshaka. Nta mugore ugize uke. Ariko kari baragusirana mbwire ndende. Oya kwiga igipadiri. Ariko igipadiri sibyo ngibyo byo wanabeje bishinga ukamanyirangazari yahageze imishinga yose irimo nushaka uri mu gipadiri urabisezerera. Ngemva nkubwire narihanganye nihangana bishoboka. Ntago ariko ntago nakwemera gusaza. Ariko muri amahoteli none se ibyo bintu ngiye nzabibwira mama gute? Mama ariko ntago mama yabyemera. Ndabireba ngo mama ari gufatira imyanzuro. Ntago ibyo bintu mama yabyemera. None se umva nyine ngiye mbaze nkubaze. Nimbibwira mama. Ubwanwa bugiye kuba nyine banza wawe ugiye kugira imisatsi ibiri ku mutwe wawe ngo mama isi. Ase wabanje kumva ubundi. Numva ikigaho uretse. Ntago ngiye nabyemera. Nese nimbibwira mama akabyemera nabibwira papa akabyemera amasenge ase waretse kunkoraho je ndajya kuri ribu wandetse urundi urambaza iki ase wandetse ribu yikira kambaza nkwerekere waretse kumfata ku ngufu uretse ngiye kambaza nkwereka ibintu ngiye kwikorera yewe ni mu nabare ase wandetse ubundi urambaza iki uretse gato waretse nyine ibintu byo kumuhotera nese uri kunkorera ku gisusu kibazo cy'umuntu ntago ari igisusu ngoza n'umupira wawe ngiye kwizirikanyaho ntago nshaka kwizirikana ngewe se ndi Imana yifatanyirije nawe nyine tugiye kujya kurahira Imana yifatanyirije ntago ngiye nshaka kurahira none ngewe se ndajya kurahira hari ikibi nako ntago wacu nasura nta mugabo mfite niba ushaka umugabo nyine genda ujye ku muhanda ujye kumushaka nta mugabo mfite baranyicawe none nge ntago nshaka umugore mama aranyita ntago nasura nta mukwe mushyira Yesu urabona nabwira iwacu ngo iki ngo nashatse umugore kandi barambujije ntago nasura mu rugo ngende kanone batambuza se
barambwe ngo ugende ujye guhiga amafaranga nubona umugore uzaho uzajya utubwira. None si ko iwacu amafaranga hari waje. Njye ntabwo rero nshaka amafaranga yawe. Jese simfite boss umemba. Ubundi urambaza. Ntabwo baba barabitambye kuzimu. Ibyo ngibyo bitumye unkura mu bandi bantu njye. Mu bandi bantu siki. Ugiye ko nikorera igikomisiyoneri. Kuko ari igikomisiyoneri wari ubonye umugore. Ntabwo nshaka umugore njye, ntabwo nshaka umugore. Ahubwo mbwira ndangira umuntu ndangira inzu. Njye nibyo nikorera. Ubundi nahuye n'ibintu by'abagore uri kumbwira njye ntabwo mbishaka. Nimba byanyenze gute ubundi njya guhura n'urugabo rw'urucuramaro. Nyine ndangira inzu njye nta mugore nshaka. Karangwa n'iminsi. Urabona ibintu nk'uyu urabona ukuntu nk'uyu muri mudu njyewe narinze nishima ngo mbonye umugabo ni wowe nahisemo muri bariya kubera ko nabona ufite ubwenge. Nibyo kitanamfata no ku ngufu njye. Yewe ntabwo nzi ariko nakubonye numva ndakwishimiye. Nifitiye ubwoba ariko. Nyine banza ariko mana ese nta kuntu wambwira se utankozeho. Nagukozeho se kubera iki ngewe yo amuya. Mana uri kumubona hoya winkoraho. Nyine mbwira amaboko amanuye nka gutya. Nyine banza wumve. Urabona nkubonye muri bariya tipe bose mbona n'umusore usa nkaho ukuze. Uzi n'ikintu ashaka. Nta kintu nshaka njye ndi gushaka inzu yo gukodesha. Umva nkubwire rero gushaka inzu yo gukodesha. Iyo mishinga wari ufite birakemutse ubonye umufasha. Umufasha w'iki se? Umufasha ugiye kujya gufashamo ubu ushaka inzu noneho deni tugafashanya tukaba mu rugo tugakorera urugo hamwe muri make Power abonye umugore. Oya njye nta mugore nshaka. Nta mugore ugize uke? Ariko kari baragusira mu ngire ndende. Oya ndi kwiga igipadiri. Uri kwiga igipadiri sibyo ngibyo byo wanabeje bishinguka mu Ninyiragazari yahageze imishinga yose irimo nushaka uri mu gipadiri urabisezerera. Ngemba nkubwire narihanganye nihangana bishoboka. Ntago ariko ntago nakwemera gusaza. Ariko muri amahoteli none se ibyo bintu ngiye nzabibwira mama gute? Mama ariko ntago mama yabyemera. Ndabireba ngo mama wese mama ari gufatira imyanzuro. Ntago ibyo bintu mama yabyemera. None se umva nyine ngiye mbanze nkubaze. Nimbibwira mama. Ubwanwa bugiye kuba nyine banza wawe ugiye kugira imisatsi ibiri ku mutwe wawe ngo mama isi. Ase wabanje ukumva ubundi. Numva ikigaho uretse. Ntago ngiye nabyemera. Nese nimbibwira mama akabyemera nabibwira papa akabyemera amasenge ase waretse kunkoraho uri ndajya kuri ribu wandetse ubundi urambaza iki ako ribu yiki ese wandetse ribu yikire kambaza nkwereke waretse kumfata ku ngufu kambaza nkwereke ibintu njya kwikorera yewe ni mu nabare ese wandetse ubundi urambaza iki uretse gato waretse nyine ibintu byo kumuhotera nese uri kunkorera ku gisusu kibazo kimwe ntago ari igisusu ngoza n'umupira wawe ngiye kwizirikanyaho ntago nshaka kwizirikana njyewe se ndi Imana yifatanyirije nawe nyine tugiye kujya kurahira Imana yifatanyirije ntago njye nshaka kurahira none se ndajya kurahira hari ikibi nako ntago wacu nasura nta mugabo mfite niba ushaka umugabo nyine genda ujye ku muhanda ujye kumushaka nta mugabo mfite baranyica we none njye ntago nshaka umugore mama aranyica ntago nasura nta mukwe mushyira Yesu urabona nabwira iwacunga iki ngo nashatse umugore kandi barambujije ntago nasura mu rugo ngende ndakanigina batambuza se barambwe ngo ugende ujye guhiga amafaranga nubona umugore uzaho uzajya utubwira none si ko iwacu amafaranga hari waje njye ntago rero nshaka amafaranga yawe Jese simfite boss umemba ubundi urambaza ntago baba barabitambye kuzimu ibyo ngibyo bitumye unkura mu bandi bantu njye mu bandi bantu siki ugiye ko nikorera igikomisiyoneri kuko ari igikomisiyoneri wari ubonye umugore ntago nshaka umugore njye ntago nshaka umugore ahubwo mbwira ndangira umuntu ndangira inzu njye nibyo nikorera ubundi nahuye ibintu by'abagore uri kumbwira njye ntago mbishaka nimba byanyenze gute ubundi njya guhura n'urugabo rw'urucuramaro nyine ndangira inzu njye nta mugore nshaka karangwa n'iminsi urabona ibintu nk'uyu urabona ukuntu nk'uyu muri mudu njyewe narinze nishima ngo mbonye umugabo ni wowe nahisemo muri bariya kubera ko nabona ufite ubwenge nibyo kitanamfata no ku ngufu njye